nimwumve ibyiza by'u Rwanda, reka nsingize urwabyaye mama. Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi, u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda. Muraho ngabe? Muraho makuza we. Amahoro? Ni amahoro. Mukomere? Ese ugize ngo ntidukomeye? Ubu waba udakomeye mu gihe cyo gutangira umurimo, gutangira umwaka w'umurimo. Yego. Hanyuma se bikazagenda bite? Ari igihe uterwa n'umuzi. Ari igihe umuzi ugusagarira rwose igihe cy'umurimo kigeze. Abantu bakunze kuvuga ngo umubiri ubyara udahatse. Yego. Ariko hari umwanditsi wavuze yuko buryo uba wahatse abantu bari bo bawubanguriye batabizi. Ntibabyiteho. Ubu rero mu gihe dufite inshingano zingana zitya zo kugira ngo u Rwanda basogokuruza basize twongere turebaho aho twatezwe tuhashyira imbaraga. Yego. Turasabwa gushaka uburyo tutabangurira umubiri cyane kugira ngo ejo tutabeshya ngo byara udahatse kandi ari twe twawubanguriye. Umwanditsi umwe wavuze ngo igishoro gikomeye umuntu agira ni ubuzima buzira umuze. Ubu ngubu rero ndi kumva ahari uretse kuba umuze waba warabayeho ukagaragara nk'akarande, ariko nta muze mfite, ntawe numva. Oya ni byiza, ni amahire. Rega ndashima Imana y'u Rwanda, nagize Imana. Nanjye nuko sibye kugira akazi kenshi, ariko nabyo ni ibyo nyine, nibyo byiza. Iby'akazi mvara nubu turiho turavuga umurimo se none ukinuba. Oya se si ukwinuba, navugaga ko cyumweru gishize nicyo gihe, ni igihe cyako cyane cyane. Turi mu gihe cy'ihinga, imvura yatangiye inagwa neza, yagwiriye igihe. Uzi ko hari hashize imyaka myinshi imvura itagwa mu ntangiriro za Nzeri, ariko yaguye tariki ya mbere ya Nzeri. Akenshi byajyaga bishyika mu Kwakira imvura itarisesa kano kageni. Rero hagati aho hatubonera umwanya nyine wo gushishikariza no gushimira abahinzi, aborozi n'izindi nzego zibashyigikiye. natwe twese rega niho dukura ibidutunga, uwo ari we wese icyo waba ukora cyose. Yego. Kandi dutekereza ko dushyizemo imbaraga byatugendekera neza. Dore ibintu byarahenze, ibiryo byarahenze. Ushize tuvuga ku bijyanye na kiriya gitabo Umurage usumba iyindi. Yego. Ngira ngo ntabwo twabwiye abantu ibirimo imbere, ariko iyo bigeze nko ku by'ubuhinzi, gusa n'abagaragaza yuko ubuzima bwose abantu babukesha guhinga. Yego. Noneho ugatangazwa ahubwo nuko umubare munini w'abariho utunzwe n'ubuhinzi, ariko nubwo abantu batitaye ku biri ku meza yabo n'ibyo baheraho barambura ukuboko bakuramburira ku meza, bakanegura ubuhinzi ku buryo n'abantu bajya babwirana bati turamenye nyabuna utansubiza ku isuka cyane, kugira ngo isuka ni umuvumo. Twarabinenze, twavuzemo n'imyumvire idakwiye, aho umuntu yifuza kugira isuku agakaraba gacya nta kintu yakoze. Kamera nka ya njangwe yambaye uturindantoki. Rero Ngabire, tudatinze cyane, uyu munsi abadukurikiye barabizi ko twababwiye mu kiganiro cy'ubushize ko tuzagira ibihembwe by'amezi abiri, buri gihembwe kikagira insanganyamatsiko kandi kikabamo ibiganiro bigera muri 4. Ubu twashimye gutangirira ku murimo. Yego. Umurage w'umurimo. Yego. Umurage w'umurimo, kuko ubu ngubu abantu bariho ndabizi ntihabuze abenshi, kuko hari abantu baba bameze batajya birirwa bitekerezaho ngo bumve ko bafite inkomoko. Yego. Noneho n'ugize ngo atangiye gutekereza ko afite inkomoko ku bakurambere be. Yego. Ntiyigere na rimwe yumva hari akanunu kamwereka uko abakurambere be babagaho ku bijyanye n'umurimo. Abantu babyumve Ngabire, twarabivuze mu kiganiro cya mbere, ntabwo tubitindaho cyane. Burya ntabwo watera intambwe ifatika
utubakiye ku rufatiro rwawe. Mu yandi magambo, icyo wakora cyose, aho wagera hose, iyo usobanukiwe neza aho uturuka, biguha imitekerereze mizima, biguha imbaraga, biguha aho uhera, biguha aho wakosora, biguha ibyo wanoza. Rero abantu bashimikire kumenya ikintu cyose ukora, uzajya wibaza utese iwacu mu murage wacu iki kintu cyagendaga gute. Aha, ubu rero uyu munsi mu Gaseke, mu Gaseke tugiye kubaha iki? Abantu nta kintu bigeze batubaza kuri aka gaseke, kandi gafite ubusobanuro bukomeye. Muri aka gaseke Makuza twazanyemo iki? Ikintu twazanyemo ni uko uyu munsi turi gusubiza amaso inyuma, tukabarangira uko umurimo mu Rwanda rwacu gakondo bakoraga iki. Yego. Niho tugiye kwibanda cyane, kuko twasanze abo tungana ndetse harimo n'abaturuta rwose, usanga abantu batazi ngo byagendaga bite, kandi ibyo bigira ingorane nyinshi. Abantu hari baradukundira tuze gukora igisa n'urutonde, tuzajya tubivugaho gatoya. Yego. Tuzabigirira indamburangingo nitugera mu kiganiro gikurikira. Iki ngiki kibanziriza kizaba gisoza igihembwe, kizaba kibanziriza kizaba kigiye gusoza igihembwe. Ubu turasa n'abakora urutonde, tugende tubivugaho gato, ariko indamburangingo y'ikiganiro cy'uyu munsi ikazaba ari ikiganiro gikurikiraho. Kubera yuko umurage wacu wari ufatiye cyane ku murimo, n'ibindi biganiro byose hari aho tuzajya dukomozaho, twongere tugaruke kuri ibi. Ariko uyu munsi twifuza ko byibuze dusoza abantu bumva kera u Rwanda rwacu gakondo abantu babyukaga bagiye mu biki. Ubu rero renga ngaho duhe ubu ndaje. Ubu ni ukuvuga ngo hari ukuntu abari ubu ngubu nk'umuntu uvukiye mu mujyi wa Kigali wenda akavukira nko Kacyiru. Yego. Hari ingingo wamubwira ntayumve. Hambere nigeze gushinga urugaga rw'abana najyaga mpugurira ibijyanye n'umurimo utunze bose witwa ubuhinzi. Abakurambere bacu bari abahinzi beza, ndetse amasimbi n'amakombe bo iyo babonye imvura yerekeye basa n'abashaka kwereka abantu aho amagara ava. Baravuga bati iyi imvura ihinduye umuhinzi akizihira gutabiri, ibona amapfa ateye ikayananiza. Nkundi iyo mvura ukwigwa we, yunamuye amatungo we, aho iguye igitonyi imyaka bukihatoha irakarama, n'uyivuza barasi ingirakamaro. Ubuhinzi ubuhinzi Makuza, ubu twatangiye igihembwe cy'umwaka wa 2024 cy'ubuhinzi. Abakurambere bacu bari abahinzi beza, ariko umurimo ugasobekerana n'indi mirimo myinshi. Yego. Bagiraga igihe bitaga injagasha, bakagira igihe cyitwaga ikungira. Yego. Umwaka wose w'igihugu ugasa n'ushamikiye ku buhinzi. Yego. Ku buryo umuntu yabaga bizi neza ko hari imyaka azahinga ku gihe cy'injagasha. Ubwo umuhindo urahinduye, umuntu akavuga ati ubu ngubu igihe kirageze, henga mpinga inkori, henga mpinga imikunde, henga mpinga amateke, henga mpinga ibijumba. Ariko akaba azi ko umuhindo nusa naho ugiye guhundura, ni ukuvuga usa n'utangiye gucika mu gihe imiteja bavuga ko irimo ibora mu kuboza. Avuga ati uku kuboza henga mbiba amasaka, aho turimo tuvana ibishyimbo. Amasaka noneho yo uziko ubushize ndumva ariwe wabivuze, ushaka kwerekana n'igihe umuganura waberaga. Ahanini wagaragaraga neza mu gihe cy'umweru w'amasaka. Abantu rero bumve ko hari nkunganiye Ngabire, kubera amateka ya vuba abanyamahanga batuzaniye ndetse bakadutera urujijo. Hari abatekereza ko mu mateka yacu hari abantu bamwe bahingaga, abandi iby'ubuhinzi bikaba bitabareba na busa. Oya, ntabwo ari byo. Ibyo bintu abantu babyumve. Wibuke ya rabu twavuze Rwabugiri yakoze iwe. Yego. Ntabwo yari rabu y'ibijumba. Yari rabu y'ibijumba. Ni ukuvuga ngo yashatse gutuburira ibijumba ibwami, imigozi yasimbuje Gafuma ayituburira ibwami. Umuntu wumva rero ko we hari ukuntu
guhinga bitamureba kandi ari bukenere kurya, yego, ibyo byaba ari imyumvire itariyo. Muri make Ngabire urakoze uvuze guhinga, yego, ariko imirimo y'u Rwanda ukuntu yari iteye yari isobekeranye, yabaga ari isobekeranye. Umurimo umwe ufite indi myinshi yawunganiraga, yego, kugira ngo abantu babyumve kamanze mvuga undi murimo w'ubworozi, hanyuma tuze kuzana indi mirimo yose yatumaga ubworozi bukunda. ubworozi, Abanyarwanda bari aborozi bakomeye kandi bororaga nk'uko wari ukoze urutonde rumwe mu bihingwa byahingwaga, ariko Abanyarwanda twororaga amatungo muri iki gihe yitwa amatungo maremare n'amatungo magufi. Twagiraga inka, tukagira ihene, tukagira intama, tukagira mu bworozi habagamo n'inzuki, buvumvu bukomeye cyane bukurikiranwa. Ariko muri ubu bworozi n'inkoko makuza ntuzire, inkoko nibyo kuko buriya iyo umuntu ari kuvuga iby'ubworozi abantu wenda ntibamenya iby'isesengura nkomoko, ni ukuvuga mu gihe iyo abantu bari kuvuga ibya Kigwa baza hari amatungo bari kumwe yari ari kumwe n'inka n'intama n'inkoko, isake bari kumwe yitwaga Rubika, ntabwo ndabyibagirwa. Abandi wenda bari kumwe simbatindaho, ariko kugira ngo berekane ko korora ari umurimo w'Abanyarwanda, ku buryo bamwe bavuga ko ahari abo basanze babasanga butaka bari aho bahingukiye, ariyo mpamvu babise Abanyiginya ngo bishaka kuvuga ko ari abakire. Bazanye inka ubwo ntizari zihari aho ngaho, dukurikije ibyo bintu, bazanye intama, bazanye n'inkoko, bari bafite n'inyundo yo gucura ibyuma. Ni ukuvuga ngo uwo murimo kugira ngo abantu bumve ireme wari ufite kandi n'ubu gifite, kuko ntabwo imirimo turi kuvuga ari imirimo yataye agaciro. Niyo yaba yarataye agaciro ku muntu uri kutwumva, amenye yuko icyataye agaciro ari ubwenge bwe butamushyikiriza ibintu by'umumaro. Oya, ubu ngubu wenda hari uwakabivuze mu minsi yashize, ariko ubu aho ibiryo bigeze abantu ubu abantu batangiye kuvuga buti bya bintu burya abantu baba bafite intoki zatengutse kubera kudushakira ibyo turya, kubera umuhini w'isuku, umuhini cyangwa gukukira inka cyangwa n'ibindi. Ubu nibwo umuntu iyo ageze ku isoko nibwo yinira akibaza akavuga ati byagenze bite. Nyamara mbere yabaga abinegura, abafata nk'abantu babuze uko bagira, ariko abantu barimo baribaza bati ese duhungabanye bingana gutya, na wa muntu wumvaga ko yishoboye aragera ku isoko akavayo yijujuta. Ni ukuvuga ngo abantu ubu barasabwa buriya makuza. Hambere ko ntabwo twavuga ko ubworozi bwari buriho mu gihe cyashize, wenda bwari kamara tubigereranije n'ubwiyongere bw'abaturage, kuko nyine hashatswe uburyo haza andi matungo, ariko kuba bashaka amatungo bivuze ko Abanyarwanda bari bamenyereye korora n'ubu babishakamo igisubizo. Ni ukuvuga rero ngo ubu ngubu babwiye abantu kuri radiyo ko igiciro cy'inyama cyamanutse, ikiro kikaba kigiye kujya kigura 1000, ariko umuntu wese akagira umurimo akora ku nka. Abantu bose hari igihe bashobora guhita bamera nka Ndangamira ya Muyoboke. Abantu benshi wenda ntibazi ibyo bya Ndangamira, ariko kera umurimo w'ubworozi kubera agaciro bawuhaga, umuntu w'umuvumvu yaricaraga agatora amavumvu, yajya guhakura akajya guhakura yubashye uwo murimo uri imbere. Igihugu kikegerana bakita inka amazina. Ubwo nari ntanze urugero rwa Ndangamira, kuko niwe wazanye ibyo kuvuga inka ya Rumonyi, ariko bwabaga ari ubushyo bwose bwo mu Muhozi, avuga ati iyi nka ndayita Rutagwabiza iminega, inkuba zesa mu bihogo rwa mugabo nyirigira imbizi isanganizwa ingoma, n'umugaba w'Iruyumbi kisasura imbizi kawumariza y'imesti igasa n'inyamibwa rwema ikitwa nyirazo rwose. Abantu bose bakaba bicaye aho bavuga bati izo ni inka koko, batakaba ari itegeka ingeri impinga zambariramo nta nyamusozi hagera, dore ziba ziteretse inyamibwa bakubuye imanza bahoranye amarire yo kuzamura izamuje za mwene Rukaka
basanze zigaramye baziguruka amahembe yabageze i Nyarubuye nabo barorera guhora naho batahije inkuku ubwo inyambo barageraga nibwo bazitanze bagira ngo inkuku nyirazikundire icyo batunge ubwo rero uko kwabaga ari ukwizihirwa n'inka bakizihirwa nazo kubera icyo bazikuragamo zabaga zarabaremye ubuzima zibaha imibereho myiza umuntu akayireba akizihirwa akayivuga wenda tukiri aho kugira ngo abantu babyumve hari ikintu wari uvuze uti ntabwo uko byakorwaga ari kamara twabivuzeho ko igikomeye ku bakurambere bacu iyo tuvuga umurage igikomeye ni izo ntekerezo ntabwo uburyo babikoraga nabo byicaraga bicaraga bashaka uburyo babinoza bakabinoza ni nayo mpamvu usanga bwaba ubuhinzi bwaba ubworozi muri iki gihe hifashishijwe ijambo rya tekinoloji nabo bagiraga uburyo bw'ubuhanga bavuga bati iyi nkuku izaba inyambo iti bagashyiraho uburyo bwo gukora ubushakashatsi ibingibi mwebwe kandi wowe byo unabiziho byo mwita cross breeding muhuza mukavuga muti turashaka ubu bwoko bw'inka ariko utarakomeza ngabiri igikomeye nashaka kuvuga kugira ngo abantu babyumve nuko ikiremereye turimo ntibazajye banabitindaho cyane ntabwo ari ukuvuga ngo inyambo zo uko zakabaye kuko inyambo z'icyo gihe ubu hari izindi nyambo zigezweho ni ukuvuga ko nabo bari bafite inkuku bazamuka bagera ku nyambo iyo gahunda yabo idacikamo kabiri ubu tuba dufite n'ubundi izindi nyambo zenda kumera nk'izo dutira reka tuvuge ni ukuvuga ngo nimba igihugu gihisemo ko kigira inyambo yego ntabwo gica inkuku yego kubera ko inka cyangwa n'andi matungo bahitamo ubwoko bitewe n'ikibazo gihari abanyarwanda nuko ubwo bwenge bari barabugezeho ku bijyanye n'ubworozi bw'inka gusa tutarajya no ku bindi ikindi kubera yuko imibereho nyine y'abantu idahita ingana ngabire ntabwo ushobora kuvuga ngo abantu kuko tugeze ku nyambo ariyo ya nyuma ngo uwo mwanya n'ushoboye inkuku ye kuyitunga inyambo zari umwihariko buriya w'ibwami rero makuza ni ukuvuga ngo wari umutako wari umurimbo zari inka zo kumurika ubwo ngenda ndimo ndavuga urwego rwo hejuru rwo gutanga umusaruro ariko tugarutse kuri iki twavugaga igikomeye turimo tugaragariza abadukurikiye nuko ubuhinzi n'ubworozi ni ibintu byari bikomeye kandi bidutunze kandi bihoberanye bisobekeranye byunganirana ku buryo nyine ubworozi bwunganiraga ubuhinzi nabwo bukabigira gutyo ariko rero dukomeje nk'uko twababwiye ko turimo tubarangira uko byagendaga turi butinde ku rutonde ningira ngo niko twari twabasezeranye ariko kugira ngo abantu babyumve kugira ngo ubuhinzi bukunde bwunganirwaga n'ububaji ubwo ndashaka kwinjira ku buryo umurimo w'u Rwanda wari wubatse ku buryo kimwe n'ugikora akaba azi ko rya soka rifite ariko n'uwakorera akaba azi ko amukeneye bityo iyo magirirane igihe uyu yabaga arwana no kuragira kugira ngo aragire neza undi yabaga arimo arwana no kumubariza ibyansi ngaho rero kuvuga ngo ubwo winjiye mu murimo w'ububaji yego ntabwo abanyarwanda batabazaga ni ukuvuga ngo abanyarwanda mu mibereho yabo barabazaga yego wenda abazagira ngo byadutse vuba nyine bamenye ko inkongoro yego ari imwe mu kibazanyo kiba gifite ubwiza ntagereranywa imihini isuka yo guhingisha yego yabaga ikwikiye ibe iyo suka y'inshikazi ibe isuka y'imberuka ubwoko bw'isuka kugeza no kuri rugori y'uyu munsi bayikwikira mu muhini w'umubazanyo nta handi umuhini wava abantu babazaga ibicuba byo kudahirira amatungo ku bibumbiro abantu babazaga imikerenke kuko amata ntabwo abanyarwanda bakamiraga mu biganza ibyansi iyo biva bikagera kugeza no ku muceri wo kunywesha amacunda wabaga ari igikoresho kibaje
abaturiye amazi babazaga ibibazanyo nyamunini Ubwato. kugira ngo bashobore ibyeza aha bishobore kugera hakurya. wenda hariho abagira ngo babatahata abanyarwanda wenda barabukonjonjoraga. Reka twibukiranye ko nk'abantu wenda ntitujya dukunda kwinjira mu bintu bya cyami cyane, ariko iyo tuvuze umwami uyu n'uyu twerekana ko ari uwo hirya gato cyangwa hirya kure. Yego. Ariko tuzi yuko nka Mukobanya yagiye gutera Murinda yambutse Nyabarongo. Yego. None se yari kuyambuka te nta bwato? We yavuga Rwabugiri n'uwejo bundi yagiye hakurya ajyanye ingabo nyinshi cyane, bafitamo amato menshi, bakora ubwato bw'ingeri ebyiri. Yego. Ingeri ya mbere Bindere. Yego. Babaza n'ubwato bunini bwitwa Inkuge. Yego. Ku buryo bavugaga bati mu Ndere harajyamo abarwanyi 50 nta ntwaro. Mu Nkuge hajyemo abarwanyi 50 n'intwaro zabo. Yego. Kandi bateye Kabego baramutsinda. Yego. Kandi Kabego we yaramenyereye iby'ubwato kuko yari uwo ku kirwa cy'ejo. Muri make ububaji, abanyarwanda bagiraga ububaji bwunganira indi mibereho. Bakabaza imbehe kugira ngo igihe usaruye ugiye kurya ugire icyo urira. Bakabaza indusho hagahita hashamikiraho ububoshyi. Baranicaraga babazaga intebe y'ikidende iyi ngiyi abantu bicaraho idateye umusumari n'umwe. Ubwo bwengeze ni buke. Nta musumari, nta rusinga, ntaki. Intebe bakayibaza umuntu akaba yicaye. Abantu bumve, ndakoresha ijambo rikomeye, ndakoresha inganda. Abantu bumve uburyo ibi bintu byari biteye imbere. Buri muntu wese mu Rwanda, buri rugo rwose, buri ururimi wese akaba afite imbehe. Abantu bumve uwo murimo ukuntu wabagungana. Buri muntu akaba imbehe muri buri rugo. Urumva abantu bakaba bafite bya bikoresho byose dukenera. Ni nayo mpamvu ikiganiro kizakurikiraho tuzabyinjiramo turebe uburyo iyi mirimo izahuwe yakunganira ihari, tukagabanya ibintu rwose tujya gutira n'ibyo tukura hirya bitari ngombwa, kandi bikatubyarira imibereho. Nk'uko umubaji nyine yabaga ari aho abaza, akaba yizeye ko azarya azanywa abikesha ububaji, kandi n'umuhinzi n'umworozi akaba yizeye ko umurimo we uzagenda neza kuko azi ko umubaji ahari n'umuboshyi. Katugaruke ku muboshyi kuko tuvuzeho ku bubaji. Uvuze ububaji, uvuze n'ububoshyi. Ngabivuga ku buboshyi. Ububoshyi rero, yego, twari dufite ububoshyi bukungahaye. Yego. Ni ukuvuga ngo nubwo ibyo twaje kubaganirira twavuga ko byari muri aka gaseke. Yego. Aka gaseke ntabwo kazanye n'abazungu, kahoza. Ariko ntibakabone batya, abanyarwanda bari bafite uburyo bwo kukagira kagari cyane. Kakaba agaseke kagari, kakaba ikintu wabikamo cy'igitenga ushyiramo ibikoresho byinshi. Ububoshyi bwari buteye imbere kandi bukaza bwunganira iyo mirimo nk'uko twabivugaga, kubera yuko ntabwo umuntu yashoboraga kujisha igisabo kitari mu njishi, kandi injishi yabaga iboshye. Umuntu yashoboraga kuboha, niba ari ubuvumvu twavuze mbere, babohaga ibyimba bakabyagika, inzuki zikabitaha bakabona ubuki. Ni ukuvuga ngo mu rugo umuntu niba agombye gukeka za mboga ni ibisusa se, arakeka imboga n'isogi, arakeka iryo sogo, izo mboga yakekeraga ku nkoko y'imbohano n'intara. Yabashatse kugosora ibyo bishyimbo, yabashatse se kugosora ayo masaka, yabashatse kugosora inkori cyangwa n'ibindi biribwa gakondo byari bihari. Hakaba hari intara iboshye ku buryo yifashishwa mu gusobanura nyine akagosora. Noneho ya nkoko niba bagomba kwanika byinshi ibishyimbo se cyangwa ibindi myaka yeza ari myinshi, bayigiraga nini ikaba ikidasesa. Nk'ubu njya mbibona Ngabire, ugasanga abantu bose bategereje ko imiryango itegamiye kuri leta cyangwa leta bazarindira ubwo ngo bategereza ko bazabaha amashitingi. Ugasanga umuntu yanitse mu mbuga mu mukungugu rwose, kandi ibyo bintu hari uburyo abantu
babohaga ibyo bifashisha, buri rugo rukagira ibyo rukenera. kandi ni ukuvuga ngo nk'ubu Makuza urabona dufite ikibazo, ujya wumva bahangana n'ikibazo cy'imungu, ukumva RAB wenda iragurisha amashashi abavuga ko ngo ari meza cyangwa imifuka ikoze mu buryo bukumira imungu, ariko turebye uburyo bwacu bwo guhunika, aho abantu bahunikaga mu ntonga zikoze mu biti, bagahunika mu bigega bikoze mu biti, bagahunika mu bitebo, mu bisobane biboshye. Wenda nguciye mu ijambo Ngabire, ibyo bindi turabikeneye, ariko nibi turacyabikeneye. Wako birunganirana. Icyo nshaka kuvuga, ntabwo urumva mu intangiriro ibi byose bitangira nyine mu gihe cy'ubukoroni, bo babaga bagamije ko ibyabo bigira agaciro, bakatwereka ko ibyacu ari ibishenzi, ari ibintu bidafite epfo na ruguru. Nyamara twari tubikeneye, hagira n'ibindi byunganira bikaba byayikwiyongera kuri. Erega nawe wabaho bihera, nabo batangiye bagenda bareba, bakavuga bati niba twabohaga intonga reka tuyikore ku buryo izamara igihe igakemura kandi ikibazo twahuye nacyo mu guhunika. Kandi ibyacu rero ntabwo byanangizaga ikirere cyane, urebye kuko byose ikindi byararambaga. Ni ukuvuga ko iyo umuntu yabaga afite nk'inkoko yashobora kuyikoresha igihe kinini cyane. Reka tuvuge ko umuntu wenda uragira inka, kuko twigeze kuvuga ubworozi, uboha amuboheye isinde twayifata nk'umutaka w'ubu. Iyo sinde niba igeze igihe ishaje, aho wayishyiraga umuswa warayicaga, igahinduka ubutaka itagombereje kwangiza, ikaba ifumbire bwa butaka. Kandi mu gihe cyayo cyo gutwikira umuntu ngo imurinde imvura, nako yaragakoze. Rero twari tuvuze ku buboshye, abantu babyumve, inkangara n'ibindi byinshi cyane byabohwaga. Wasangaga ibitubika babikagamo ibikoresho bitandukanye, barabibohaga. Dutera intambwe abantu babyumve, habagaho n'ubucuzi. Ubucuzi kuko twabonye ko bari bafite inyundo. nibyo nakomojeho. Abantu hari igihe babona ibintu bikoze mu byuma ubu bakagira ngo kera nta bintu bikoze mu byuma twagiraga, ariko kandi bakumva ngo habagaho intambara, bakumva ngo habagaho ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ko Abanyarwanda barucuraga, ndetse iki gihugu cyacu igihe nikigera tuvuga imiterere yacyo, tuzavuga ahantu hazwi hari inganda, bacukuraga ubutare bagacura, noneho za suka zigacurwa. Uyu munsi turavuga ubutare kugira ngo ubone umuntu w'ubu ngubu ushobora kwivangurira ubutare n'igitaka, wivangurira ubutare n'amabuye, abashe kubitandukanya. Biteye inkeke ku buryo n'abacuzi bariho ubu wenda bafashijwe babasha kumenya aho ibyuma biva, babihereye ku ntangiriro nziza yabyo. Ariko abariho ubu bakonjonjora ibyuma biriho, banagura ibyashaje byavuye hanze. Niba ari isuka ishaje akayinagura akavanamo inshyamuro. Kandi twaracuraga duhereye ku butare, kandi n'ubu twacura bikaguka, tugakora ibintu byinshi. Katuvuge ku bubumbyi. Ububumbyi se ndabuvuga ngo iki? Ububumbyi ubu ngubu hari ukuntu abantu babireba bikitirirwa basigajwe inyuma n'amateka, ariko ububumbyi bwari ikintu gikomeye. Buri rugo rwagiraga inkono. Ntabwo rwagiraga inkono yonyine. Niba rwari kuba urugo rukennye, rwabaga rufite inkono n'urwabya cyangwa se na keso, bitewe n'uko abantu bari bushake kubyumva. Abazi iby'inka wenda nko mu Mutara bajya babibona, bagira umuco wo kwitira amata. Ni ukuvuga ko ububumbyi bwinjiraga mu buzima, yaba ibwami ukagera kuri rubanda rusanzwe, buri rugo rwagiragamo ibintu by'ibibumbano byinshi cyane. Turacyafite inzu ndangamurage y'ibwami hariya mu Rukari. Abantu nibajya kuzisura izo nzu bazabona ahasubira inyuma gatoya y'Irubiri, inyuma y'inzu y'ibwami, bazahabona inzu zitwa Karondo. Bamwe bazita Kagondo, reka tubyite uko benshi babyita Kagondo. Rero habaga Kagondo y'inzoga,
ubu hasigaye kagondo ebyiri ariko na zabaga kagondo ari y'amata. hari n'izindi iyo zitandukanye. ugiyemo Yego. ibibumbano usangamo Yego. muri izo kagondo Yego. nibwo umenya ko ibwami nyine batasuzugura umurimo w'ububumbyi, kuko nyine Yego. nicyo gikoresho cyari gihari. Ariko twebwe uyu munsi tubigaruriye yuko igihugu gishobora gutekereza abo bantu aho gufatwa nk'ab'inyuma ahubwo bigatezwa imbere, kuko se Makuza nk'iki turiho tunyweramo Yego. si ikibumbano. Oya, ikibabaje ibibumbano by'ahandi tubiha agaciro, ibyacu hari umugabo w'inshuti yanjye, wenda mu kiganiro gikurikiyeho tuzabereka indi mu mirimo ihari hirya no hino ko abantu banze kuzimira burundu, ariko kandi ibatunze. Tuzabazana hano mu kiganiro, tuzazana amashusho babibone. Ariko uwo mugabo yatangiye kubajisha imbehe, we yahisemo noneho imbehe akitangira, afite Kacyiru hariya ahantu azerekanira, agitangira bagenzi be bavuga ati none se watangiye kuraguza, ati ibi bintu noneho wagiyemo ni ibiki? Kandi yagiye kuri hano epfo, hano hari resitora yitwa The Heart y'abanyamahanga, yagiye bakamuhera ku mbehe, yumva yasirimutse, yumva yaririye, avayo yishimye, ariko kuyigura ngo ayikoreshe iwe, ati uzi ko neza ubona ko hari ubuzima, kuko imbehe urumva ntabwo ikwangiza, niyo yashishuka ibikujyamo biba bigufitiye akamaro, binyuranye na bya byuma dukoresha. kandi buri ikiyiko iyo cyashize Makuza, aya mabumba kiba cyagiye hehe? Kiba cyagushiriye cyashize isafuriya yigarira itoboka, burya bagiye hehe? Aya mabumba nyamara kubera ya myumvire yo gusuzugura iby'iwacu, tekereza ibintu by'ibibumbano byose tubaye tubibumba, abantu bitwa ko baciriritse baba bakire ndetse bagatungisha n'abandi benshi cyane, noneho natwe tukagira ubuzima buzira umuze, kuko ibumba se ritwaye iki ko ari igitaka mu kuri buri kantu gatoya gakorewe iwacu. Yego. ni ukuzamura agaciro k'ifaranga ryacu, kuko nyine ubwo ibyinjira biragabanuka, ko nibaza bagasanga tubyifitiye bikabura isoko ntibazakomeza kubizana kuko dufite ibyacu. Oye erega iyo usohora, iyo witunze ukagira n'ibyo usohora hanze, erega ugira agaciro. Wenda mbonereho no gushimira leta yatangiye ikintu cyiza nakunze cyane cyitwa Made in Rwanda. Made in Rwanda. Made in Rwanda rero abantu ntibabyumve gusa nk'ibyo tuzajya twigana twabikorera iwacu akaba ari byo bidushimisha ko ari Made in Rwanda. Made in Rwanda igomba guhera no kuri uwo murage, tukareba hari ukuntu ngabire, hari ukuntu abantu bumva nk'iyo bagiye, nk'iyo ba mukerarugendo baje cyangwa abantu bagasura ahantu bagurishiriza imitako, abantu batekereza ko ububoshyi na biriya babona n'ububumbyi ahari byari bigenewe imitako, ntibazi ko uba ari uburyo buto cyane, kuko ubu bukorikori busigaye na kera bwabagaho, ariko abo bakora ubukorikori, baba babumbyi, baba baboshyi, baba babaji, babaga babiteruriye ku mirimo migari isanzwe ikora ibyo bintu mu buryo uhise uvuga no bukorikori mu buryo bugari cyane, bukorikori bunyuranye bundi bwinjiranamo n'ububoshyi, bukinjiranamo n'ububaji, kuko kwinjiramo n'ubucuzi, bukinjiranamo n'ubucuzi. Hari ukuntu umuntu nimba wenda umuntu ashoboye gucura ishyoro, ukabona amashyoro hari ukuntu acuze, abandi bakaba bacura imidende bakayizingamo amashinjo, ukabona n'ubukorikori burenze ubucuzi busanzwe. Hazamo ubuhanga bwihariye. Umunyabukorikori niba ari umubaji aba ari umubaji, ariko ufite kunogereza gutuma akora akantu kazanamo utuntu tw'amaringushyo dukurura abantu. Naka ya mitako tujya dukunze kuyivuga, imitako irya ya Kakira ka Kimenyigetura, ubu ngubu abantu basigaye bafata nk'ikirango cy'u Rwanda nyine, kuko Gisaka cyabaye u Rwanda n'intara yacu, ntituvuga ko hari ikibazo. Abanyarwanda bari bafite mu mutwe hakeye ku bijyanye n'ubukorikori bunyuranye, ariko ntituvuga ibyo nk'amateka, ahubwo twifuza ese ibisigisigi bigihari bikwiriye kugenda bigasigasirwa, ntibigwe hasi, ahubwo bikabyara amafaranga, bikabyara imibereho, bigashinga imizi, bikabyara imirimo myinshi, izo nganda zikaba hano. Ikiganiro gikurikiyeho tuzavuga uburyo ahandi bashimye, ahandi ibi bintu
bitanga bivamo amafaranga amamiliyari oya n'amamiliyari. none si iyo tubizanye bivuye mu Bushinwa wumva ko byaba bigura nk'icumi ku giceri cy'icumi gusa, mu Bushinwa ntibabivaho bigura 10 gusa, byagerayo se byatega bite? Oya reba ariko buri rugo, reba hano turimo turaganira kuri ibi bikombe bibiri. Tekereza buri rugo rurimo aho kugira ngo turire kuri izi za plastique zigiye kutwangiriza ikirere, zitwangiriza ubutaka n'ubuzima zitaburoreye n'ubuzima, kandi zo zisaza vuba, zangirika vuba. Abantu babyumve, hari igihe batekereza ko wenda uburyo bwakoreshwaga kera bwashobora kwangiza ikirere, kuko imbehe ibintu bishyushye muri plastique uzumva ibyo washyizemo niba byari ibyo kurya, hari akantu kandi kagahuyu kajemo, akantu kakuka. Yego, kubera ko ya plastique hari ibyo twigaga hambere mu bugenge byo bitaga dilatation, yakwedutse kubera ubushyuhe cyane. None se ubwo nta mamolekile tunyangingo tw'iyo plastique twagiye mu byo kurya, kuko ntaburase, none se twashobora kuzanwa n'ikindi. None se ngabi twagiraga kanseri zingana zitya? Ntabwo rwose hari ibindi bibizitera se. Noneho ariko wibaze buri rugo rufite imbehe, wumva akazi k'abacuzi k'ababaza ukuntu byangana. Wibaze niba kandi imbehe iratinda, no kuvuga ko umuntu ushobora kurira ku mbehe igihe kinini. Wibaze niba twese tunywera ku bikombe byabajwe iwacu, turi miliyoni 13 zirenga ubu. Tekereza buri rugo, buri muntu dufite muri iki gihembwe dufite umunsi w'ibi bintu. Reka twe kubitindaho, ariko mbere yuko tujya muri iyi minsi hari ibintu ubuhimbyi n'ubuhanzi biteye imbere, sinshaka ko duhita tubijyaho nonaha. Ndagira ngo hari duhere ku bintu bijyanye n'ubukanyi, hamwe n'ubukomyi. Iyo ubu ngubu uvuze ubukanyi, abariho ubu ntibumva icyo kinyarwanda icyo ari cyo. Nyamara abakeya mu bakuru, nk'iyo abana bambaye impuzankano ukavuga uti ni impuzankano, ni ukuvuga bihuriye ku gukana, ibyo byambarwa bikanwe kimwe. Yego, niyo mpamvu ari impuzankano. Ni ukuvuga ngo ubukanyi ni umurimo wo gukana, urumva, wo gukana ibyambarwa. Wenda iritavugwa cyane ni ubukomyi, kubera yuko ubukomyi bwari uburyo bwo gukoma nk'impuzu bayivanye mu gishishwa cy'igiti. Urwo rwego twari turugezeho. Abazabasha gukika aho nabarangiye ku nzu ndangamurage y'i Nyanza bazabona ko hari icyaba nk'icyo twita kuvureri uyu munsi kiri ku gisasiro cy'umwami. Urumva nimba umuntu ashobora kurambura gukoma igishishwa cy'umuvumu kikavamo ishuka rwose yorohereye, bazajyamo bazanayikoreho bayumve, abazashyikayo bazabirora. Ni ukuvuga ngo abantu b'i Rwanda bari bageze ku kigero cyo gufata igishishwa cy'igiti bakagikoma, icyo gishishwa kikavamo icyakabaye igitambaro kuri ubu biyorosa. Si ikintu gicikagurika ngo yakiyorosaga umunsi umwe, kuko ubushize ubwo narindiyo nongeye nsubiyeho nasanze kikiri kizima. Abantu babyumve, ni uburyo bwifashishwaga mu kurema imyambaro y'icyo gihe. Ni ukuvuga ko ubukanyi n'ubukomyi akenshi bwavagamo imyambaro itandukanye, ku buryo nta muntu, abazungu ntabwo basanze tugenda ku gasozi twambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo abantu bashoboraga gukoma impuzu, abantu bashoboraga gukana inkanda, bashoboraga kuboha inkindi, bashoboraga gukana inshaburi, abantu bashoboraga kurema impetso, kuko abantu bose bahetswe mu mpetso zikannye mu mpu z'intama. Abantu ntibanabyumva tubivuga, basanzwe bakoresha ayo magambo, bazajye bibuka ko ayo magambo ntava ku busa, ahubwo nyine ibyo bikoresho byari bihari nubwo batakibibona. Bakavuga abantu bagakana ikinyita, bakaboha ubuyonga. Ibyo bintu bakaba bashobora kubishyiraho imitako, urareba, bakambara ishabure zikaba zikoze neza. Ubu ngubu mbona abakobwa basa n'ababisubiraho, nuko umuco ahari batabikora neza nk'uko byari bimeze, ariko basigaye bambara ibintu bigufi cyenda kureshya, akabura bw'inshunda gusa. umva igitera inkeke, iby'ahandi niyo
bidafite icyerekezo kubera ukuntu abanyamahanga nyine batwangije mu ntekerezo arabishimikira niyo byaba bidafite epfo na ruguru. iby'iwacu niyo bifite ireme. ubu ngubu hagize umuntu utangira, ndakubwira nti izi resitora z'abanyamahanga inyinshi zatangiye gukoresha imbehe. umuntu ayiriraho yumva afite ishema, yishimye. Yego. nyamara yakumva yasura nk'iryo guriro ry'uwo mugabo nakubwiraga, akamubwira ati ibi ni ibiki noneho wa mugabo ukorera i Kayonza, nanjye numvise bavuga akorera i Kayonza ni Kabarondo. hari ukorera Kayonza ni benshi, ariko mu kiganiro gitaha tuzabisubiraho abantu babibona. N'abandi babikora hano ku Gisozi bitwa Isubyo House of Arts. Abazabishobora bazashikeyo barebe. Ntabwo abantu bakwiye kwishimira kujya muri resitora y'abanyamahanga ngo barire ku mbehe gakondo. Imbehe ivuye amahanga ahubwo itari na yabo ikoze bagombye kuba bakorera hano, bakayiriraho bishimye yaravuye ahandi. Noneho bataye iwabo ntibajye kureba abantu bacu bakizibaza ngo bazigure bazirireho n'iwabo cyane. Ibyo ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ndumva ahari hari ikintu wari uvuze kijyanye, ndumva ari icyo twabivugaho cy'ubukomyi, kuko icyo tugamije kubereka nuko izi nzego zose zari imirimo yagutse kandi ikemura ibibazo bihari, kandi gatanga n'akazi kabaga gatunze aba bantu. Hakaba ubuhimbyi, bivuge mu buhanzi kuko ijambo ubuhimbyi wenda abantu ntibahita bashoka ngo baryumva, ariko ubuhanzi. Yego. Wenda reka mbwira abadukurikira ko enga dushingire wenda kare nigeze gusa n'uvuga amabango nk'abiri y'izina ry'inka ya Rumonyi kare ubwo twavuga ku bworozi. Ubuhanzi hambere bwari burenze ubwo mbono, wenda abahanzi baranyihanganira, ba Bruce Melody bande ntibanyihanganira. Uyu ni ukuvuga ngo nubwo yahanga indirimbo, nubwo yahanga umuvugo, harimo n'abavuga ibisigo, ariko ahari nigengesera kuvuga iryo jambo kuko byari mu rwego rwa leta iby'ubusizi. Buriya nyine ubusizi wari umurimo wihariye, hagatoranywa abawukora bagatozwa. Kuko abasizi uzabona babaga ari abantu b'abanyamateka bazwi, badakebakeba kubera yuko basigaga ibyubaka, bashyiragaho umurongo igihugu gishobora kwifashisha, ariko ni nk'ibyo twakwita babikaga amateka. Ako niko naringiye kuvuga, babikaga amateka mu buryo bwubatse neza. Impamvu nyirizina y'iremwa ry'ubusizi, ubwo ni imwe mu nganzo, ntabwo ubuhanzi bwose ari ubusizi abantu babyumve neza. Ni ukuvuga ngo wenda tubivuze kugira ngo ubusizi tubugarukeho ubwabyo, uvuga ngo abantu bararirimbaga. Uyu munsi iyo wumvise nk'indirimbo Kanjogera, umuhanzi Masamba niwe wabaye nk'uyisubiramo, ariko n'indirimbo yatuwe Rwabugira nanone asa n'ushaka kuyoherereza umugabekazi Kanjogera. Indirimbo abantu bararirimbaga kandi bimeze neza. Abantu twigeze kuvuga ubwiru bwari inganzo, bwari ubuhanzi bukomeye bwabikaga amabanga y'ubutegetsi. Hari ibitekerezo, hari ubucurabwenge, hari byinshi, habaga imigani, ibisakuzo, habaga ibihozo n'indirimbo nyine zisanzwe. Ariko ubusizi nibwo ngira ngo tugaruke. Ni ukuvuga ko twavugaga kuri ubwo buhanzi cyangwa ubuhimbyi butandukanye, wasangaga kubera impano abantu babaga bafite, ugasanga ibyo bintu, niyo mpamvu hatoranywaga abantu ugasanga bashyizwe mu biru, ariko bashinzwe guhanga no guhimba nk'ibyo igihugu cyose kizagenderaho, nk'uko twagiye tubivuga. Nari ntaniye ngira ngo mvuge ibindi byose nze kugaruka ku busizi nyirizina. Ni ukuvuga ngo uwabitangije bukava ku cyitwa ibinyeto byasaga n'ibiganiro, akabihindura ibisigo nko kugira igisigara inyuma, nk'ububiko bw'amateka. Niyo mpamvu nyirizina yo gushyiraho ingeri y'ubusizi.
Yego. bamwita Nyiraruganzu wa kabiri, Nyirarumaga. Nyirarumaga, Yari yego. umugabekazi w'ingoboka Yego. wa Ruganzu Ndori. Yabishyizeho ko avuga ati abantu bakwiriye kujya biga amateka. Yego. Ashyiraho uburyo bwo kubika amateka abinyujije mu ngeri yitwa ubusizi. Yego. Nk'ibintu nyine bisigaye inyuma abantu ntibazagire ngo nta bintu byahahoze. Yego. Niyo mpamvu babyita ubusizi nyine. ni nacyo dushingira iyo tuvuga umurage, abadukurikiye babyumve. Iyo tutagira aba bahanzi bacu, ubu tuba tudafite, ni ukuvuga ko ubu umunyamahanga badukandagira ku mutwe akavuga ati mwebwe nta kintu muri cyo, nta n'icyo mwigeze muba cyo. Ariko umurage, aba bakurambere batubanjirije nibo bubatse urwo, nibo batumye tumenya ibyasigaye, kugira ngo nyine tumenye ko hari icyo twari turi cyo, kandi kitugejeje aho tugeze ubu, biduha inyito yacu Reka tunyuzemo akantu wenda badukurikiranye, ko hari abantu bazabona wenda tugere tunanzure, turaza kwanzura mu kanya gato cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi ni akantu ariko ngamije ko kwisekereza abantu. Ubu mu bahanzi bari mu bihangano, ni uwuhe muhanzi? Hari umuhanzi ufitiye nk'igihangano uriho ujya wumva kikufasha, wenda kijyanye n'ibi byacu, ariko ni nk'uwe? bariho benshi, kandi biranezeza ko barimo bagenda biyongera. muvuge oya kamuvuge rwose. uriya ubu ngubu yari umukobwa, ubu yabaye umubyeyi nyine. Clarisse Karasira ndamubona ajya ahanga nk'ubu hari umuvugo aba afite telefone yanjye njya mushyira kuri status, agahanga akavuga gakondo, akaririmba indirimbo ukumva zirimo ubutumwa buzima. hari umuhungu uherutse gutabaruka, yanshenguye umutima uriya mwana. ni ukuvuga ko yari afite ukuntu akora mu nganzo, agaterura umurage akawuhuza n'abato n'igihe turimo, ukumva biraryoshye, birimo ubutumwa, kandi ukabona abato kubera uko amatwi yabo yamenyereye kumva iby'amahanga, ukumva ntibabyinubye, ahubwo ukabona arimo arasunikira arakururira urungano rwe mbese arakoresha ubuhanga bwe, akagarura n'abato ku murage, kandi mu buryo buboroheye, butari ubu bwacu rimwe na rimwe bushobora kubagora. bakavuga bati ibi byo ni ibiki? Kwa kundi nk'umutajya mu misango yayoberwa ibyo yumva, akavuga ati ariko nk'ibi birarangira ryari? Ariko ubwo rero warumvuze gutanga ingero ni nyinshi, ariko ntoranyijemo izo ebyiri kandi mbigendereye. Yewe biranshimishije kuko ntabwo kubera ukuntu nyine dutinda kuri iyi gakondo yacu, hari igihe ngera nkabana mu makuza, ntiwasanga yarasubiye mu gihe cyashize, akazajya mu cyuba agasanga abantu baramutambutse. Ni ukuvuga ngo jyewe hari ubwo nigeze kubivuga ko urabizi n'izi bintu by'indimi n'ubuvanganzo. Yego. Abahanzi hari n'igihe mushakishije mu mutwe nkamubura, ariko igihangano nkakigumana. Abantu baranyihangana nimvuga bataribo, ariko ni ukuvuga ngo hari uwo ngira ngo ni Riderman waririmbye indirimbo asa n'uhuza ikinyarwanda cyacu n'ikinyarwanda kiriho ubu. Simvuga ko ikinyarwanda kiriho ubu gipfuye abantu banyihanganye, ururimi rurakura burya. Ariko we yarabisemuye, ngabi harimo n'igipfuye. Oya nuko we ntabwo ari nkwereke, ndabivuga nk'umunyendimi kugira ngo abantu batanajya bagira ngo iyo dutekereza ku byahise ibiriho turabyirengagiza. Ni ukuvuga ngo we yaravuze ati yafashe ikinyarwanda kiriho ubu asa n'ugisemurira abantu. Aravuga ati nk'ubu akajya agenda ahuza ijambo, akaba ati inkoni ni ugukena, gukubitwa ni ubukene, kwifunga ni ukwambara neza, kugenda ni ugutambara. Jewe naravuze nti iyo nza kuba narindi muri minisiteri y'umuco nari kumuha igikombe. Nje ntabwo njya mbeshya. Hari n'undi wavuze iby'ubukwe, ngira ngo avuga imisango y'ubukwe, yerekana ukuntu bamwe bagiye gusaba.
namubonaga muri karya ka Nyampinga, ni Nyampinga, nibagiwe izina rye rwose kandi uriya muhanzi yitwa yari Mukira hafi. Vumbi, yitwa Vumbi, Dani Vumbi. Yego. Nawe yerekanye iby'imisango y'ubukwe. Yego. Ni ukuvuga ngo bariya bantu batumye mpita mbona ko hari abantu bariho ubu batekereza mu mpande zombi mu gihe cyashize n'ikiriho. Ubuhanzi rero nuko ubundi buba bumeze. Yego. Ni ukuvuga ngo ubuhanzi bufata mu isi yo hambere bukayihuza n'iriho. Yego. Dusoza makureka ibyo tubivemo, nagira ngo abantu bamenye ko abahanzi bariho ubu nabo dushyigikira ibyo bakora, ariko cyane cyane abashaka kugira ngo he kugira umuntu utakara. Oya, ngabira abantu babyumve. Ibyo dukora byose iyo byishingiye mu uri we, kubivugurura, kubiteza imbere, kubishimikira biroroha, kuko ubuzi ikintu iyo gituruka ku buryo no kugiha umurongo biroroha. Niyo utira umenya icyo utira n'icyo udakeneye gutira. Niyo ushaka kunoza birakorohera. Rero iyi mirimo yose impamvu tuyinyuzemo n'indi tutagezeho ni imirimo ubu ngubu igihe tugezemo ngabire, dukeneye umurimo ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose niyo cyaba cyagirira abanyarwanda akamaro ari 20 cyangwa ari na 2, gikenewe kugira ngo cyunganire ibindi byose, ariko twese tube turi ku murimo ku buryo nta gitekereza ko hari n'umwe wagakwiye gusigara iyo. Mu gusoza rero makuza, reka tunasoze. Yego. Jewe ndasa n'ubu mukoro abadukurikiye. Yego. Umuntu yibaze ubundi uretse ibyo wize mu ishuri iringiri ririho mbese ry'amajyambere, mu bya gakondo n'icyo uzi gukora, kuko ntabwo mu Kinyarwanda twigeze tugira abantu batagira ikintu na kimwe babashije. Yego. Kugira ngo hato ya mvugo y'abakirisitu ngo amaboko yicaye ubusa shitani iyashakira imirimo, itazavugirwa ku bana b'igihugu cy'u Rwanda, kuko ntitwigeze umuntu utagira ikintu azi gukora. Oya, engabira abantu babyumve, mu Rwanda ntitwagiraga pansiyo. Oya, nta pansiyo twigeraga. Kuva umuntu ari muto kurinda ashaje yabaga afite ikintu aba yicaye ahugiyeho, kijyanye n'intege. Ugasanga nk'umusaza arimo arabaza nk'imiheha. Yego. Arimo ugasanga buri muntu ku kigero cye afite ibintu akora, ariko bikagira umusanzu bitanga ku muryango. Reka dushimira abadukurikiye. Nibyo birakwiye. Abashaka kurushaho gukurikira ikiganiro cyacu twakunze kubibasaba kandi ntituzahwema. Yego. Biyandikishe, tubyita subscription, bakore subscribe, banabisangize na bagenzi babo kugira ngo turebe ko twagira umusanzu duha igihugu ku byo gukangurira abantu kumenya inkomoko yacu. Cyane ko twavuze ko hari benshi hirya no hino hari birimo gukorwa, twarabivuze, ariko twasanze nyine natwe tugomba kuza tukongeraho akacu kugira ngo niba hari icyakorwaga gikorwe gishimikiriwe, niba hari ukuzahuka tuzahuke vuba. Umutware wacu w'ikirenga akunze kubivuga, akavuga ati igihe twakererewe ni kinini, kirahagije ku buryo ibyo dukorwa byose tugomba gukorana ingoga kugira ngo twihute. Rero igihe ubonye ikintu ukabona kiragufashije, iyo gisunikiye abandi nk'abangahe nabo bakagira icyo batoramo, nkuko nawe ugize icyo utoramo, bigira icyo bimara. Yego. Ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye, ndagushimiye cyane. Nuko kandi iki kivi twatangiye ubwo Rwanda tugikomeze cyane. Ni kubituri keza n'ishyaka ry'amarere twitabira imirimo.